nuko nguko dutangiye filimi yacu tuyitangiranye n'abakobwa babiri barimo baragenda bishimye ubona rwose banezerewe bameze neza. hari imodoka y'abapolisi yabanyuzeho imaze kubanyuraho hari uwabitegereje cyane abwira mugenzi we ati wana hagarara aho ngaho. n'uyu mukobwa yarababonye arabareba nyine ko ari abapolisi arangije arabihorera nyine urumva nta kibazo bari bafitanye nabo nuko nyine bari bahuye gusa bamwe barabareba n'abandi barabareba. uyu nguyu akomeza bitegereza cyane bageze imbere baraparika. bamaze guparika uyu nguyu yavuye mu modoka. undebera ino filime nawe hari igihe wakora ikosa nk'iri ngiri ugasanga ubuzima bwawe bwose burarangiye kandi mu by'ukuri wari ugifite amahirwe. abangaba bigendeye mu modoka baricara nyine bavuga ati wana byari bimeze neza byari umunezero nyine barimo baraganiraho bari bavuye muri ako kanya bagiye kurabona wa umupolisi nyine aje abegera kandi mu by'ukuri bo bari bazi yuko bagiye kuko nta bibazo bafitanye n'abapolisi. ngo yambwiye ati none bite urashaka iki? ngo yambwiye ati ndabona muri abakobwa beza ati umeze neza ati nta kibazo. abangaba bararebana nyine baraseka batubuza turi beza koko ati muri abakobwa beza rwose ati ese ubungubu mu by'ukuri ko muri beza ati ubungubu ibintu byose mwaba mubyujuje. abangaba baramusekeye barabwira ati nta kibazo rwose urakoze cyane kutubwira yuko turi beza ariko nta nta gikabije ati urakoze cyane rwose ati ubungubu twagenda ndumva nta kibazo ati hari igisigaye se ati ubungubu ntitwakigendera. mugenzi we nyine nawe yarimo kureba ibyo bari kuvugana nuko barimo kuganira byose. uyu nguyu arabwira ati ariko mbere yuko mugenda uti ndashaka kubanza kubasaka ati se mufite ibyangombwa ati mwaba mufite ibyangombwa ra? uyu nguyu arabwira ati cyane rwose ntabwo ibyangombwa twabibura. uyu nguyu aravuga ati rero mugomba kuzana ibyangombwa nkabanza nkareba yuko ibyangombwa byanyu byuzuye bimeze neza ko mutwara neza byuzuje ubuziranenge. uyu nguyu aravuga ati rwose twe nta kibazo dufite ibyangombwa byacu biruzuye kandi bimeze neza nta cyangombwa na kimwe kibura. uyu nguyu aravuga ati ndabizi nibyo umuntu wese niko avuga yuko nyine ibyangombwa biba byuzuye ariko twareba tugasanga nyine harimo ibibura tugasanga nta n'ibyo agira kandi bose nyine nuko batangira batubwira ati ibyo ngibyo turabimenyereye. uyu nguyu yabwiye mugenzi we ati rero bizane tuvanga kuko turi kwihuta ntabwo dufite umwanya wo gukomeza twicaye aha ngaha. mugenzi we nyine yarabizanye babibika hejuru mu modoka kugira ngo ahari batazajya banabyibagirwa biri mu isakoshi simbizi nyine ukuntu babitekereza ariko bo babishyira hejuru y'imodoka. uyu nguyu yarabitegerezaga ibipapuro barabifashe barangije avuga ati akira rwose umupolisi mukuru afande akira ibipapuro byacu ati ndizera yuko rwose ibipapuro byacu byujuje ubuziranenge kandi rwose ko nta kintu n'iki na kimwe kiburamo. uyu nguyu yarabitegereje aravuga ati sa rero reka mbanze mbicekinge. mugenzi we arimo kumwitegereza ibintu byose arimo gukora ariko akabona we rwose ntabwo bimufasheho ukabona nyine ibintu ari gukora ntabwo ahari byemewe simbizi ariko ukuntu yari ameze wabonaga yuko uno mupolisi wundi badafatikanyije habe na gatoya. uyu nguyu arangije amubwira ati ariko usaba mupolisi ibyo ni ibiki urimo gukora? uyu nguyu amubwira ati mva imbere nta n'isoni ufite ndimo gukora sabona nyine narimo gucekinga ibipapuro byabo nese urabona wowe bano bakobwa baba bameze gutya koko ibyangombwa biruzuye tugomba gukora akazi kacu neza tugacekinga akantu ku kindi kandi nawe ugomba kubyigiraho ukajya ubikora nk'uko ndi kubikora. abangaba barambiwe akamubwira ati se uyu nguyu uko yaturambiye si byujuje ubuziranengera? uyu nguyu akamubwira ati harya uheruka gutanga ubwishingizi ryari? nyine barimo baragenda babiganira ariko uyu nguyu muri ako kanya yahise aza nyine abazana ibipapuro byabo araza begera abwira ati noneho ndumva nta kibazo. aba bakobwa nabo nyine bicaye mu modoka
bagitegereje barinze bamutegereje rwose babona yuko yabarambiye. Bashize akanya gato babona nyine araje aravuga ati ndabona ibyangombwa byanyu byuzuye noneho nta kibazo, ati ndabona nta kintu n'iki na kimwe mubura, ariko nanone ntago tujya tubizera kuko murabizi nyine n'abantu batwara baba bafite amadefo menshi ugasanga ibyangombwa arabyishyura ariko hari ibintu byinshi abura mu modoka yiwe. Uyu nguyu mwatese kandi uragira ngo dukore iki kindi, ni iki wifuza yuko twakora? Uyu nguyu mwati rero tugomba no kubasaka tukamenya niba namwe ubwanyu nta kibazo mufite, ati nimusohoke tubasake tumenye neza yuko nyine nta forode. Uyu nguyu yavuyemo n'undi wo hirya nawe avamo, nyine bagiye kuza babasake barebe niba yuko nyine nabo ubwabo nta kintu n'iki na kimwe bahishe. Ariko uno mupolisi bigaragara ko afite ikintu kindi yishingikirije cyangwa ari kugenderaho. Uyu nguyu yaraje amuhagarara imbere aramubwira ati ngaho nsaka nyine nta kibazo, na mugenzi we baraje ariko urabona rwose arimo kubatindira. Aravuga ati mugende hariya ku modoka yanjye niho ngiye kubasakira, ati iyi ngiyi hari igihe mwaba mwabihishemo nayo ndaza kuyisaka, ariko tugende mbanze ndangize mwebwe mbasake, nimara kubasaka ngaruke no mu modoka. Abakobwa rwose bagiye bari gufashoninga imbere y'abapolisi, ariko uriya akajya yirebera, nyine nawe urabyumva, akajya yirebera akirebera hasi akirebera nyashi, nyine ukabona yuko ntibyarangariye ese yaba yabakunze cyangwa haba harimo ibindi. Baraje bajyana ku modoka, ariko mugenzi w'uriya mupolisi twabibonye we ntabwo ashyigikiye ibintu, ariturije aritonze, nta kintu n'iki na kimwe arimo kuvuga. Ahangaha baraje nyine ngo baje kubasaka, abashyira hano imbere aravuga ati rero ati ubu ngubu nta kindi gikurikira, tugiye kubasaka kandi n'ibyanga turasaka no mu modoka. Ati kubera yuko ukuntu mumeze rwose njye ndabona hari ikintu kindi murimo murahisha. Uyu nguyu abaza ati nta kintu kindi mufite mwaba murimo muraduhisha nyine kugira ngo tube twagira? Uyu nguyu abwira uno polisi ati urasaka uriya nanjye nsaka uyu nguyu wundi unyegereye kugira ngo nyine tubarangize vuba vuba. N'umukobwa akabitegereza akabareba, arangije avuga ati rero njye mu bintu nzi yuko niba uri umupolisi w'umukobwa ari usaka abakobwa, niba uri umupolisi w'umugabo usaka abagabo, niyo mpamvu ugiye kudusaka kandi uri umugabo twe turi abakobwa. Niba rero ushaka kudusaka hamagaza polisi w'umukobwa azaba ari udusaka. Aravuga ati rero ntabwo mwebwe mwadusaka, ntabwo muri abagore ngo muradusaka. Uyu nguyu amubwira ati ate kwa mugore uko numva ushaka kunkanga, ati rumva ibyo ndi kuvuga njye ntabizi kuva ryari ukanga umupolisi nkanjye, atuze imyaka nyimazemo ariko. Aramubwira ati ndavuze ngo hindukira ngusake. Uyu nguyu yabonye nyine ibintu bikomeye aravuga ati kamindukire ataza no kundasira ahangaha, nta mategeko nta kamera zihari nkabihomberamo. Uyu nguyu nyine arahindukiye na mugenzi we wundi nawe arahindukira kugira nyine babasake nibarangiza bagenda. Mu by'ukuri abakobwa bari bafite ahantu bigendeye ndetse n'ahantu bari bavuye bicariye mu modoka yabo, ariko n'umupolisi aje kubamaraho amahoro ababwira ati ibyangombwa byanyu biruzuye. Arabireba koko abona biruzuye, arangije aravuga ati ngomba no kubasaka. Uyu nguyu baramusatse agenda amusaka urabona nyine yagendaga ahera hejuru agenda ahindukira. Amubwira ati wowe rero nta kibazo ufite rwose ndabona bihagije, ati nta kintu ufite. Uno mukobwa nawe akamureba n'uriya mupolisi akamureba. Uyu nguyu rwose byaramushobeye aravuga ati aba bapolisi ubundi batorejwe hehe? Uyu nguyu nareba mugenzi we ati rwose ibi ni ibiki koko? Mugenzi we ati aha, ati amamwe nawe bagusake, ati ngese nibansatse. Uyu nguyu nyine bari baraho rwose byabashobeye, ubona batazi ibyo bahuriye nabyo mu nzira, ariko uno mupolisi ntabwo tuzi ngo ni iyihe mpamvu ari gusaka aba bakobwa. Ese ni icyo agendereho, ni icyo yishingikirijeho? Yaramusatse namubwira ati rwose ndabona nta kibazo, ati ubu ngubu ndabona nta kibazo pe, ibintu byose aho bigejeje ubu ngubu mumaze kubyuzuza, ati mwebwe nta kibazo ndetse n'ibipapuro byanyu rwose n'ibyangombwa biragaragaza yuko nta kibazo na kimwe.
no mukobwa nyine akajya bireba akicecekera. Mugenzi wanjye avuga ati okay, niba rero nta kibazo na kimwe mushobora kuba mwatureka twebwe tukigenda, ko dufite gahunda murimo murayangiza. Ubona yuko rwose yabatindi akomeza binginga avuga ati rwose mutubabarire tugende kuko rwose dufite gahunda yihutirwa. Ngo yambwira ati rwose wapi uribeshya, ntabwo kuva hano ngaha byoroshye, ugomba kuva ngaha tumaze kubereka yuko nyine ibintu byose bimeze neza. Ati kanyene nsakira modoka yanyu, nimara kuyisaka muraba mwemerere kuba mwagenda, ninsanga nta kibazo mufite muragenda, ariko ninsanga ari fraude muraza kubihanirwa nyine byemewe n'amategeko, kwa yuko niko kazi kacu. Ngo yasiganye nabo hano yuma avuga ati kuno umupolisi rwose aradusebya, yica amategeko, ibintu arimo ntago bimureba nta nubwo bishinzwe, uretse yuko rwose arimo kwangiza abaturage bose hamwe imyumvire itari myiza. Ngo yabwiye ati rwose mwihangane kandi nta kundi, reka ngenda basake nabona koko byujuje ubuziranenge muri bugende. Ati kandi mukomeze mwihangane, nimukomeze mutongana nawe, rwose ushobora gutongana nawe ugasanga nyine arahindutse agize umutima utari mwiza, akaba yabakorera n'ibindi birenze. Uyu nguyu rero yageze ahangaha yinjira mu modoka, arangije aravuga ati sasa ndebe yuko noneho hano ngaha muri buhave. Ikintu yakoze yafashe amafaranga, amaze gufata amafaranga ayakura mu mufuka wiwe, arangije avuga ati aya ngaya ari buze kunkorera akantu. Utengaya ati ndabizi neza yuko ari buze kunkorera akantu, reka ngende njye kuyabereka, mbereke yuko noneho yuko njyewe ndenze, ngenda barinze, ntago bano bakobwa bagomba kuva hano gutyo gusa. Uyu nguyu yambwiye ati rero reka mubwize ukuri, ibintu murimo murakora turamutse tugiye kubarega wowe na mugenzi wawe, ndababwiza ukuri yuko mushobora guhanwa kandi mugahanwa by'intangarugero, kwa yuko ibi ntago bikwiriye rwose guhagarika abantu amasaha angana gutya. Ati mwabonye twabihoreye tutarwanye namwe mukagira ngo turi ibigoryi, natwe turatekereza. Ubwo abwira uriya ari kumugira inama avuga ati rero ibi bintu we bizagukora. Uyu nawe nyine hano yimereye neza, ari kubaha agafaranga kandi ari kubona amafaranga y'amatuburano yayindi nyine y'amakorano abantu bakora abatujuje ubuziranenge. We yarayafite, ayifite twayibonye, ayakura mu ikoti ryiwe, arangije arayazanye aje kuyereka hano bakobwa, reka tuze kureba ese no film iraza kurangira gute, bano bakobwa baraza kuva ngaha gute, ese biragenda gute. Icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe na like ndetse na share na comment, ukajya unatwandikira comment z'ukuntu wabibonye. Uyu nguyu yaraje rwose gahoro yitonze, yanarakaye avuga ati sinari nakubwiye, ntago abakobwa beza nk'aba ngaba babura ibintu bagendana nyine mu myenda yabo cyangwa mu modoka zabo. Uti niyo mpamvu rero, ati ibi ni ibiki nzanye, uti noneho ibi ngibi ni ibiki nizaniye, atasa amafaranga sinyakuye mu modoka yanyu se, ati none ibi ni ibiki. Mugenzi ambwira ati ariko ibyo bintu ntabyo tuzi rwose, aya mafaranga nayo tuzi nayo twigeze tubona, nukuri rwose waba utubeshyeye, waba uturenganyije, nukuri pe wapi rwose, ayo mafaranga nayo tuzi. Uyu nguyu ari kubareba akavuga ati utari ko mujyango ngendinjije, ati niyo mpamvu nabitegeza nkabona hari ikintu murimo murahisha, ati niyo mpamvu, ati fata uriya nanjye ndasigarana uyu nguyu. Wa undi nyine akazi ke n'ukumvira, nta kintu na kimwe avuga, gusa nyine abona yuko badafatikanyije habe na gatoya. Arangije aramubwira ati rero reba inyuma nyine mwambika amapingu. Uyu nguyu nawe yasigaye hano, uriya yaramusigaranye. Ngo ambwira ati ariko se wa muntu we, basi reka ngende nganire na mugenzi wanjye, umuvandimwe wanjye, turebe yuko nyine nibura twabiganiraho nkamenya hano ari amafaranga yavuye, kuko naho nzi nawe wenda hari igihe yaba ari umuntu winjiye mu modoka yacu akaba yayashyiramo tutabizi. Reka ngende mubaze, ngiye kwaka ari umuvandimwe wanjye ari bumbwize ukuri, nindangiza nze nkubwire. Ambwira ati wemereza iminota mike cyane ngende, nindangiza nkora iki mbyiteho, uramenya ukuri rwose ariko tube twavanga. Uyu nguyu arambwira ati ati ibyo ngibyo, ati ibyo ntacyo bitwaye biroroshye, ariko nyine nanjye ugomba
kunyitaho, ati ngomba kukwitaho. Uyu nguyu yarabyumvise avuga ati ibyo rwose biroroshye, kukwitaho ni ibintu byanjye kandi nta n'icyo bitwaye. Uyu nguyu yaramwegereye, nyine umuntu wavuze kumwitaho nawe uhita wumva icyo avuze. Uyu nguyu yambwiye ati niba ushaka kwitaho rwose ndaza kwitaho nguhe n'ibindi birenze. Uyu nguyu araseka rwose ambwira ati aho ngaho uvuze neza. N'uyu nguyu atangira kumwereka yuko bari kumwe, nyine aramubwira ati sa rero reka ngende nganire nawe, biraza gukemuka vuba rwose bidatinze. Yaragiye, ageze hakurya nyine aramubwira ati umva ati reka ngende biganira. Ambwira ati uretse gatoya kugenda umbanze nkubwire. Arahindutse ambwira ati rero uribeshye ugakora ikosa na rimwe uzicuza ubuzima bwawe bwose. Ati nizere yuko ibi bintu uri bubikore neza kandi witonze. Ambwira ati nta kibazo rwose, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe kandi ndakeka nta kosa ndi buze gukora. Ati reka ngende, wowe uramenya ukuri kandi kwiza kwimbitse. Nguyu yaraje aza kureba umuvandimwe wiwe, abwira wa mupolisi ambwira ati rero uriya mugenzi wavuze ngo genda hariya mube muganira, nanjye mbe nganira n'umuvandimwe wanjye turebe nyine aha n'amafaranga yaba yavuye. Ataravuze ngo nawe genda hariya. Uyu nguyu nyine yaramwumviye. Uno mupolisi ibintu byose ari gukora arimo gukoreshwa, ariko nyine aracyari mushyashya mu kazi, kandi urabizi iyo uri mushyashya ibintu byose nyine ugomba kuba witonze witwaye neza. Uyu nguyu yaje ahangaha nyine arangije avuga ati mwana, ati ibintu byakomeye, ati ndabona ari hatari, ati urabona ukuntu bari banyambitse amapingu. Uriya yararebye areba niba nyine umupolisi yarenze kugira ngo abe baganira. Uyu nguyu abonye yamaze kurenga aramubwira ati umva mwana, ibi bintu tugomba kubikora kandi twabikora neza mu ibanga. Uyu nguyu arangije nawe araza amubwira ati bari abantu rwose tubareke bigendere, wikomeze ubatesha umutwe ndetse n'umwanya. Ati urabona ni abakobwa bakuru bifite ahantu bagiye, wabona bagiye no muri bizinesi, ariko nawe uri kubatakariza umwanya, wakihanganye koko bakigendera. Uyu nguyu byaramuriye aravuga ati ariko wowe nta soni ugira? Ati uratekereza none se wowe wafata bano bakobwa wabarekura utabasatse neza, ano mafaranga nari kuba nayabonyera ko nta n'isoni ugira? Uba ugomba gukora akazi neza kandi nawe ukanyigiraho, ukamenya uko babikora, ukamenya uko bakora akazi nta bintu byinshi. Uyu nguyu yaramufashe amufata no mu ijosi ambwira ati ibi ngibi urebye biroroshye, binonkoze biroroshye. Ati urakomeza kunesha umutwe ndakura n'ibindi birenze. Tugaruka hano bano bakobwa barimo baraganira, mugenzi we ambwira ati ibi bintu tugomba kubikora kandi neza. Ati wowe ugiye kugenda ujyane n'uriya mupolisi, nanjye njyane n'uriya mu rugo. Ati rero turaza kubahamagara nyine mudusange mu rugo. Ati kandi ukora ibishoboka byose uhamagare umusirikare ukomeye nyine kandi mukuru, bose ubakuriye kugira ngo aze bano bapolisi abe yabafunga. Ati uriya ngiye kumubwira mwongoze nyine mbe namujyana iwanjye. Ati mujyane mu rugo nyine mwereke yuko mwitayeho kugira ngo areke gukomeza duhemukira. Ati kwaye ko nta kindi kintu rwose hano cyadukura ahangaha uretse gucisha makeya tukamwinginga neza. Ati nawe ubundi birakomeye. Ati ariko ndabizi yuko ndaza kubyitaho kandi nawe uraza kumfasha. Ati sibizi ko ikintu cyose nkoze se kiba ari ukuri kandi kinagenda neza? Arambwira ati we nyizera ibindi ndabikora. Iki ni igice cya mbere, kanze mbazanire part 2. We nucikwe kora subscribe.